Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Muraho neza abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radiyo. Nitwa Ndagijimana Samuel, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radiyo. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu kuba hafi y'abana kugira ngo babafashe kwiga. Murasabwa kandi gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndi bubahe muri iri somo. Abana, ese mwakoze umukoro mwarimu yabasigiye ubushize? Mwibuke ko uwo mukoro wari uwo kuvuga isomo mwakuye mu nkuru, umushyitsi udasanzwe, ndetse no gushushanya ikintu mukunda kurya kurusha ibindi. Nizere ko rero mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo mwigiye muri iyo nkuru, umushyitsi udasanzwe. Murakoze cyane. Mu nkuru umushyitsi udasanzwe, mwize ko mugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo ibarinde kurwaragurika. Nizere ko mudatoranya ibiryo ngo bibe byabaviramo kutarya indyo yuzuye. Sibyo abana? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inyuguti tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'137 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abana, ngiye noneho kubasomera agakuru gato. Mukurikire kuko ndi bubabaze ibyo mwumvise. Reka ntangire. Papiyasi na Poponi boroye ipusi. Imaze gukura, Filipo arayigura arayijyana. Ya pusi icika Filipo igaruka iwabo wa Papiyasi na Poponi. Mutege amatwi nongere nyisubiremo. Papiyasi na Poponi boroye ipusi. Imaze gukura, Filipo arayigura arayijyana. Ya pusi icika Filipo igaruka iwabo wa Papiyasi na Poponi. Ngaho nimusubize kino kibazo. Ni ayahe mazina y'abantu batatu bavugwa muri kano gakuru? Mutege amatwi nkibasubiriremo. Ni ayahe mazina y'abantu batatu bavugwa muri kano gakuru? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi uri wenyine, vuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye.
Amazina y'abantu bavugwa muri kano gakuru ni Papiyasi, Popone na Filipo. Mwamfasha tugasubiramo ayo mazina twese hamwe: Papiyasi, Popone na Filipo. None se abana, ni irihe jwi muri kumva aya mazina ahuriyeho? Byiza cyane, ijwi aya mazina ahuriyeho ni pa. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijwi rishya pa. Reka nsubiremo: pa. Ndashaka ko dusubiranamo ijwi pa. Ngaho dusubiremo inshuro 3: pa, pa, pa. Ni byiza cyane. Mureke noneho dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi pa. Reka mbaho urugero, mutege amatwi: ipapayi. Reka nsubiremo: ipapayi. Muri iri jambo ipapayi harumvikanamo ijwi pa. Ngaho rero namwe mutekereze ku yandi magambo yumvikanamo ijwi pa, ubundi muhite muyabwira umuntu uri kubafasha kwiga. Nizere ko mwabonye ingero z'amagambo ari mu ijwi pa. Mu ngero z'amagambo mushobora kuba mwabonye harimo ipasi, igipupe, ipikipiki, umupolisi ndetse n'ayandi menshi. Twige Ikinyarwanda. Reka noneho dukore imigemo irimo ijwi pa. Abana, muribuka uko bakora imigemo se? Bifashisha inyajwi twabonye. Harya izo nyajwi ni izihe? Nizere ko muzibuka. Izo nyajwi ni i, u, o, a, e. Reka rero mbaho urugero rw'umugemo. Ndafata inyuguti ya pa, nongereho inyajwi i, mbona umugemo pi. Reka nsubiremo pi. Ubu noneho tugiye gukorera hamwe imigemo ikurikiyeho. Pa nitwongeraho u, turabona umugemo pu. Dusubiremo pu. Pa nitwongeraho o, turabona umugemo po. Dusubiremo po. Pa nitwongeraho a, turabona umugemo pa. Dusubiremo pa. Abana, noneho mukuru umugemo wa nyuma mwenyine, sibyo? Ubwo noneho pa nimwongeraho e, murabona uwuhe mugemo? Nizere ko umugemo mwabonye ari pe. Ni byiza cyane. Imigemo twabonye rero ni pi, pu, po, pa, pe. Tuyisubiremo nanone: pi, pu, po, pa, pe. Ubu noneho tugiye kongera dukine ka gakino kacu ko kuzamura ibikumwe no kubimanura. Ngiye kujya mvuga ijambo nitonze. Ndajya nkoma mu mashyi uko ngenda nsoma, kugira ngo ngaragaze imigemo iri mu ijambo. Nyuma yaho ndasubiramo ijambo vuba. Ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo mvuze ririmo ijwi pa, murebeshe ibikumwe hejuru. Nimwumva mu ijambo mvuze hatarimo ijwi pa, ibikumwe byanyu mubirebeshe hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, nabafashe. Ndabanza kuvuga ijambo nkoma mu mashyi kugira ngo ngaragaze imigemo. Nyuma ndarivuga nihuta.
Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni ipasi. Ipasi. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. None se abana, muri iri jambo ipasi mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa ni hasi? Nizere ko mwese ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru, kubera ko mu ijambo ipasi humvikanamo ijwi pa. Ni byiza cyane. Reka rero twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye? Mwibuke ko nimwumva pa mu ijambo ngiye kuvuga, murebeshe ibikumwe byanyu hejuru. Mwakumva mu ijambo mvuze hatarimo ijwi pa, mukarebesha ibikumwe byanyu hasi. Sibyo? Reka mvuge ijambo rikurikiyeho. Ubutaka. Ubutaka. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Nizere ko ibikumwe byanyu mwabirebesheje hasi. Niba ari uko mwabikoze, ni byiza cyane. Nibyo koko ijambo ubutaka nta jwi pa ririmo. Mureke dukore irindi jambo. Ijambo rindi ni amapera. Amapera. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe byanyu mwabirebesheje he? Nizere ko mwabirebesheje hejuru, kuko mu ijambo amapera harimo ijwi pa. Ni byiza cyane. Ngaho rero ababikoze mwese nimwiha amashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu rero hakurikiyeho umwanya wo kwandika inyuguti ya pa. Turiga uko bandika inyuguti nto n'inyuguti nkuru. Ariko mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yiyegereza ikaye n'ikaramu, cyangwa se urupapuro n'ikaramu. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Noneho buri wese nazamura ikaramu ye. Muriteguye? Kuba afite igitabo, nimurambure ku rupapuro rw'138. Murebe uko inyuguti tugiye kwiga yanditse, bityo bibafashe namwe kuyandika neza. Iyo wandika inyuguti ya pa ntoya, uca akarongo gahagaze, ukongera ukazamuriramo, wajya kugera aho ako karongo gahagaze kagarukira, ugahita ukerekeza iburyo, ukakagarura ujya munsi ibumoso, nk'ukora agace k'uruziga, kagafatira kuri ka karongo gahagaze hagati. Inyuguti ya pa ntoya ijya gusa nka ba ntoya icuritse. Reka natwe tugerageze kwandika pa ntoya. Ngaho ufata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo gahagaze. Ongera ukazamuriremo, nujya kugera aho ku karongo gahagaze kagarukira, uhita ugahita ukerekeza iburyo, kagarure ugahita ukajyana munsi ibumoso, nk'ukora agace k'uruziga, gafatire kuri ka karongo gahagaze hagati. Reka twongere dusubiremo. Ngaho ufata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo gahagaze, ongera ukazamuriremo, nujya kugera aho ku karongo gahagaze kagarukira, uhita ugahita ukerekeza iburyo, kagarure
ugahita ukajyana munsi ibumoso nk'ukora agace k'uruziga gafatire kuri ka karongo gahagaze hagati. Niba warangije ngahereka umuntu mukuru muri kumwe cyangwa umuvandimwe wawe, ubundi arebe ko wabikoze neza. Wareba kandi ku rupapuro rw'138 igikorwa cya 7, ukareba niba pa ntoya wayanditse neza. Abana, uyu ni umwanya wo kwandika pa nyinshi ku mpapuro no mu makaye yanyu. Nimurangiza kuzandika, muzereka abo muri kumwe. Noneho mu gihe muri kwandika, reka mbashyiremo aka karirimbo, maze namwe murusheho kubikora neza. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Ubu noneho tugiye kwiga uko bandika pa nkuru. Iyo wandika pa nkuru, uca akarongo gahagaze, ukongera ukakazamuriramo, wagera aho karongo gahagaze kagarukira, ugahita ukerekeza iburyo, ukakagarura ujya munsi ibumoso nk'ukora agace k'uruziga, kagafatira kuri ka karongo gahagaze hagati. Ngaho nimureke tubikore. Fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo gahagaze, ongera ukazamuriremo. Nugera aho karongo gahagaze kagarukira, uhita ugaheta ukerekeza iburyo, kagarura ugahete ukajyana munsi ibumoso nk'ukora agace k'uruziga gafatire kuri ka karongo gahagaze hagati. Ngaho rero nimwandike pa nkuru nyinshi ku mpapuro cyangwa mu makaye yanyu. Nimurangiza kuzandika, nazo muzereka abo muri kumwe. Murebe kandi ku rupapuro rw'138 igikorwa cya 8 uko pa nkuru yanditse. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma, ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Ku bafite ibitabo, mukomeze murambure ku rupapuro rw'138, maze murebe niba izo pa ntoya na pa nkuru mwazanditse neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mubikore. Uyu munsi rero twize ijwi pa no kwandika inyuguti ya pa nkuru na pa ntoya. Mwabyishimiye se?
dutege amatwi umukoro. Ngaho rero muze kwandika inshuro nyinshi ya migemo tumaze kwiga ariyo pi, pu, po, pa, pe mu makaye yanyu. Nimurangiza muyereka abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe banyu kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, musome imigemo, amagambo n'interuro birimo inyuguti ya pa musanga ku rupapuro rw'137. Mukore kandi n'ibindi bikorwa byo gusoma no kwandika inyuguti ya pa ntoya na pa nkuru biri ku rupapuro rw'137 kugeza ku rw'138. Nizere ko buri wese azabikora neza, si byose? Mwibuke ko tuzakomeza irindi somo ubutaha, ntihazagire n'umwe ubura. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu n'aho kwandika, kandi buri wese azaba afite igitabo cye niba agifite mu rugo. Buri wese kandi azaba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha. Babyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro ndetse no kubafasha mu gihe bari kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF baduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.